turabasuhuje bakunzi ba Isera Cyakora TV, tubahaye ikaze kandi turabashishikariza cyane gukomeza kudusengera mudukurikira kuri Isera Cyakora TV. Mushobora gushyigikira umurimo w'Imana mukanda subscribe kuba tarayikanda, mugakora share, like ndetse mukada n'ibitekerezo. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi abafite ubuhamya ni karibu. Bafite ijambo ry'Imana bashaka kubwira u Rwanda rwose cyangwa isi yose ni karibu kuri Isera Cyakora TV. Yewe muri kumwe ni Elizabeth Queen nkuko bisanzwe, tuzajya tubana uko Imana ibishaka. Nimero yacu ni ya yindi ni 078 76 776 75 cyangwa 078 88 96 42 izo nizo nimero zacu mwatuboneraho. Tubahaye ikaze. Uyu munsi dufite umuvuga butumwa mwiza, inshuti y'abana bimenye Imana Deni. Ni karibu rero bavandimwe inshuti za Isera Cyakora TV, tumwumve twumve icyo Imana yamushyize ku mutima kugira ngo atugezeho, atubwire, kandi rwose umwuka wera turamusaba kugira ngo aze kugumana natwe, aze kutuyobora, aze kubana natwe. Turabashimira uburyo mudahwema kudukunda no kudukurikira. Ntabwo twabura kuvuga tuti Imana y'amahoro ibaha imigisha. Rero ni karibu, uyu mwanya ni uwanyu. Umwami Yesu abahe umugisha kandi agumane namwe. Ni karibu dutangirane kandi tuze gusozanya. Turabashimiye cyane, murakoze. Yesu Aracyakora TV. Haleluya. Mumfashe turirimba igice kimwe cy'indirimbo tugitekerezaho. Indirimbo ya 21. Indirimbo ya 21 igice cya 4 ivuga ngo kandi abantu benshi cyane. Abaririmbi dutangirire iyo ndirimbo. Murambabarira, ni icya gatatu. Muririmbire hoga Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Twihuse dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko, ibice 12. Turasoma umurongo wa 35, dusome 41, dusore tugeze kuri 45. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko. Dukurikire twirinde kurangara ku
kugira ngo twumve icyo Imana yaduteranirije aha ngaha, kuko ubu butumire ni ubw'Imana. Kuba uri hano hari benshi babyifuje ariko ntibabibonye. Dusome rero mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 12 umurongo wa 35, dusome n'uwa 41, dusome n'uwa kugeza kuri 44. Dusome mu izina rya Yesu. Ubwo Yesu yigishirizaga mu rusengero, arabaza ati, ni iki gituma abanditsi bavuga ko Kristo ari mwene Dawidi? Ubwo Yesu yigishirizaga mu rusengero. Dusome 41, abari kuganira mwihangane. Yicara yerekeye isanduku y'amaturo, areba abantu batura amakuta bayashyiramo. Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenge 2 ari byo kuruta. Ahamagara abigishwa be, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye, kuko bose batuye ntibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari agezeho amakire. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusoreze mu gutegekwa kwa kabiri, igitabo cyanditswe na Mose. Gutegekwa kwa kabiri, ibice 16, turasoma umurongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye, ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Reka dusubire. Ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye, ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nitwa Bimenyimana Denis, ku bashyitsi bari muri iri teraniro, nkaba nteranira kuri uyu mudugudu cyangwa se muri iri torero ry'Ibeteli. Abenshi turaziranye. Shima Imana, ihabwa icyubahiro, kuko ingiriye icyizere muri aka kanya, nkaba mpagaze imbere y'uburanga bwanyu. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Amen. Ndifuza kubagezaho intego Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo rivuga ngo kwifuza gutanga mu buryo bunezeza Imana, entre parenthèses ituro, cyangwa se kwifuza gutanga ituro mu buryo bunezeza Imana. Amen. Ubusobanuro bw'intego. Imana iha umugisha aba bantu bakoresha ikoranabuhanga. Ubusobanuro bw'intego shatse kuvuga ngo tugomba kuzirikana ituro twatanze, kubera ko riba rifite
ibyo dutunze natwe ubwacu ni iby'Imana. Amen. Ibyo dutunze natwe ubwacu ni iby'Imana. Ni kugira ngo uriya ushinzwe ikoranabuhanga, umurongo ushaka kubamo gusobanura bw'intego ni umurongo uri muri Zaburi 24 umurongo wa mbere, havuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Zaburi 24 umurongo wa mbere haravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Amen. Isi n'abayirimo, twebwe Imana yaremye, n'ibiri ku isi byose ni iby'Uwiteka. Amen. Bishatse kuvuga ngo ibyo dutunze natwe ubwacu ni iby'Imana. Iyo dutanze tuba dukoze ku by'Imana, mbega muri make turi bashira. Imana yakubikije ibyayo. Niba ufite n'icyuta, ufite parcelle, ujye umenya ko ubutaka bwose ari ubw'Uwiteka, ahubwo ko yakumanyuriyeho gato iraguhereza kugira ngo uzamure amaboko uyihimbaze. Amen. Ikintu cya mbere mbere yo gutanga ituro, ugomba kwibaza ni iyihe mpamvu ituma dutanga amaturo. Kuki ntanga ituro? Ukabanza ukabyibaza. Hari igihe gutanga kw'abantu biba ari ukwinezeza cyangwa se kunezeza abandi. Abandi bari muri ngo baragira ngo iki? Muri hangana uyu munsi turi bwige, ntabwo turi bubwirizwe. Ugomba kwibaza kubera iki ntanga ituro? Ni iyihe mpamvu ituma ntanga ituro? Kuko iki ni ikibazo tugomba kwibaza. Muri iyi korona narumiwe, niho namenye ko abantu batazi ituro ni iki. Ni iyihe mpamvu ituma dutura amaturo? Hari n'abatekereza ko ese niba batabona ntuye baragira gute, barambona gute? Muri iyi korona narumiwe, ubwo abantu basakuje ngo nibaduhe kawunga, aho twahereye dutura nibaduhe. Muri make waratanze, urukwishyuza mu maturo watanze. Iri jambo ry'Imana twese riratureba, rirandeba. Abadiyakoni birabareba, abapasiteri birabareba, abaririmba, abakristo, twese riratureba. Itorero ni pasiteri, ni wowe, ni njyewe, ni abaririmbyi, ni twese dusabwa gutanga ituro, kuko n'Imana ubwayo irabidusaba. Use gusoma muri Maraki. Birababaje kuba hari n'igihe umuntu yiguriza ituro, ngo nguriza ituro kugira ngo nuko ntura. Reka, ntabwo Imana igusaba ibyo udafite. Wa murongo wo gutegeka kwa kabiri ubivuga neza, ngera umusubirizeho. Uriya murongo umusubirizeho. Ahubwo umuntu wese agatanga uko ashoboye, ibihwanye n'umugisha Imana yamuhaye. Ntabwo Imana itunaniza. Ushobora kuba udafite amafaranga, ariko mu rugo ufite igiti cya avoka kandi ziryoshye. Ushobora kuba udafite amafaranga, woroye inkoko zifite
make mu by'Imana yaguhaye ngo uyibikire. Niko ryaje mu byatubwiye muri Zaburi kuko n'icyo Uwiteka ugomba kureba icyo ufata ukazana mu nzu y'Imana. Hari abazi ko rero ngo gutanga amaturo ari bizinesi tuba turimo. Ibi bintu nongere kubibabwira ntabwo ari pasiteri wabimenye, kuko ndagira ngo mbatangarize ko nibwo bwa mbere nahagarara aha ngaha mu mpera y'Imana icyubahiro. Haleluya! Muri hangana rero ibyo mfite mbibara shima Imana inyemereye guhagarara aha ngaha. Baseme ku cyumweru yarambwiye ngo umunsi uzabwirizanya ikintu nzabo, none bambibwiye kuwa gatatu baseme Imana ibiri kumwe nawe. Haleluya! Ibi bintu rero ntabwo basemeye bavuganye n'umushumba, nanjye sinari umushumba yarambwiye ati ku cyumweru uzatwigisha. Imana rero yashimye ko mpagarara mu butwari bwayo uyumvire. Amen. Kwifuza gutanga ituro mu buryo bunezeza iki? Imana. Tuvuge ngo amen. Birabaje uko umuntu yarangiza umwaka atari yatanga ituro, atari yakora mu giturire. Yewe mubyakora ntabwo byagaragara, mwese murabizi. Bandeba uburyo abantu batura nta n'icyambamura kuko Yesu yarabikoze, yicaye ayerekeye batura bareba. Hari abantu nzi umwaka ushira bataratura. Abo rero Imana irabazi kurusha uko mbazi. Abandi harabugera ugasanga umwanya wo gutura nibwo agiye mu ngoma no muri sente no muri gitari. Abacuranzi, abaririmbyi, abadiyakoni, abakristo twese dusabwa gutura. Ufite imyumvire yo kuvuga ngo amaturo tuba tukuye abapasiteri, Imana ibabarire. Tuba tukuye Imana, tugutura Imana. Gutanga ituro ni ikimenyetso kigaragaza ko dukunda Imana kandi ko tuyizeye. Amen. Imana y'urukundo iduha Yesu. Urukundo ruratanga, urukundo rutarimo gutanga bomo kubeshya. Abantu hano benshi bakunda kuvuga ati mwari turagukunda, mwari turagukunda. Claude, ibyo kuvuga ngo umuntu utari wamurira mitiyu abwira baramunda nukumbeshya. Umuntu wese uvuga ngo aragukunda ntajya arakuba abari kubeshya. Niba ukunda Imana ujye utekereza mu migisha Imana yaguhaye, uyibare ntusige n'umwe, ufate ituro rishyitse urizane mu nzu y'Imana, uyereke ko uyikunda by'ukuri apana kubeshya. Kuko gutanga amaturo binezeza Imana. Nusoma muri Luka, ndajya mpavuga ntabwo turi hasome, nusoma muri Luka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 17 ugasoma aho ngaho urasanga uburyo Yesu yakijije ababembe 10. Yego, haza umwe gusa, abandi 9 barigendera. Yesu arababaza ngo, kandi amaze kubakiza yarababwiye ngo mugende mwiyereke abatambyi cyangwa se umutambyi. Ariko amaze kubakiza 9 baragenda, umwe niwe agarutse gushima. Yesu aramubaza ati babandi 9 bari bishatse kuvuga ngo ntabwo Imana ikunda indashima. Kujya kwiyereka abatambyi kwari kujyana ituro mu rusengero, bagashima Imana ko yabamanuye bakiza ibintu.
tubwizanye ukuri. Ni gute uza mu rusengero Imana yarakoze imirimo n'ibitangaza, ukaza gushimuka tubwira ishimwe rya tukumva ni igitangaza gikomeye, warangiza ngo ntacyo nabona natura Imana nituye umutima. Ubuesitro ni ukubeshya Imana. Yohereje marayika akawumusamo akawushyira mu giturisho na bowaga. Tujye tubwizanya. Abo twaganira kubushize nababwiye uburyo nari ndimo sengera amaboko umumama niyo munsi impanuka iherutse kuba hariya kuri maboko hafi yo kwa Gapira. Abana be babiri imodoka yaganye aho bari bavuye ku ishuri bahita bambuka umuhanda. Ya modoka iragenda ihitana abandi, abana be barasigara. Ni igitangaza ntabwo ari igitangaza. Yafashe mikoro arashima. Ntabwo Imana igira amarangamutima. Uko wayireba kose uyitera imbabazi, Imana ni seriye. Arashima, ararira, arabivuga, mbese ararira, arangije agatera. Cyakora uwo mumama turaziranye tuzaganira, mubaze neza uburyo yagiyemo, tuzaganira. Twihuse twasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Mariko. Kandi Imana ibanze tubabarire twese dutungane kubwo gukererwa. Iyo tuzinduka iyi minota ntabwo ibidushiranye gutya, numva afite ibintu byinshi ariko ndabikata cyangwa se ndabikupa kuko umwuka ugengwa na nyirawo. Ndabikupa twakereye. Nari nzi ko tubanza kuririmba indirimbo ya 373 ivuga ngo gerageza gukora uko nshoboye ngo nibuze inama mbiziki ariko nkabyibonamo. Twagombye kubanza twasengesho ryo kwicuza ibyaha. Biramubaje amasaha twatangiye, Imana itubabarire. Jye nazindutse ariko mwanze no kuvuga ngo Imana ibababarire mwakerewe. Mariko ubu butumwa bwiza yanditse niwe mwanditsi wa mbere n'ubu butumwa bwiza waje kwandika. Ahagana muri 52 kugeza muri 55 uyu Mariko yanditse ubutumwa bwiza ari uwa mbere. Uyu Mariko ubundi ntabwo yari izina rye, yitwaga Yohana. Mariko ni izina bamuhimbye, kigira kivuga Markus, bishatse kuvuga ngo inyundo. Mariko wari baramwitiriye inyundo kuko yari umunyamaboko. Hari abantu bari guterura ibyuma muri iyi minsi ni ukuvuga ngo bamwitirira ayo maboko ngo ni inyundo. Mariko ubundi yitwaga Yohana, atari wa mubatiza, atari Mwenesereda, oya Yohana. Mariko uyu nyina yitwaga Mariya. Mariya wa mugore w'umukire wa Yerusalemu. Uyu Mariya niwe ifunguro bakundaga kurikorera. Yesu yaramusuraga cyane kuko ubukire bwe bwahishaga Imana icyubahiro. Ifunguro baririraga kwa Mariya. Niwe nyina wande wa Mariko. Uyu Mariko turi kujyana ni wa musore Bibiliya ivuga ko yirukanse yambaye ubusa. Iwabo wa Mariko niho habereye amasengesho
ibice 12 yabereye abitorero bari gusengerane Petero uri gutya bari mu kigihanga y'amasengesho yakoye Petero yabereye kwa Mariya abitorero basengeraga tukujyana bene data uyu Mariko yabwirishwe na Petero ubutumwa bwiza uyu Mariko yakurikiye Yesu cyangwa se yakurikiye abigishwa ba Yesu bagiye gusengera mu gacyama Getsemani baje gufata Yesu Mariko aho niho yatereye umwenda we basanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko aho niho bamucakiye basiko bamufashe basigarana ikanzu cyangwa Mariko cyabo yambaye ntabwo turavuga cyane amateka ya Mariko ni byinshi twamuvugaho yego ariko mureke turekere aho ngaho ahubwo tuvuge uburyo yanditse ubutumwa bwiza aho Yesu yari ari mu rusengero aho niho ngambiriye ari mu materaniro gahunda zose zirakorwa nk'uko aha ngaha duterana gahunda z'amateraniro zikaba mwese murabizi neza n'utabizi ari umushyitsi abona uburyo bakirana abona uburyo indirimbo bayishyiraho amakorali aririmba imyanya yose yayibonye n'umumenyesha mu by'Imana Yesu igihe kiragera yicara muteraniro yicara ngo yerekeye ibiturisho hari ibitabo nasomye sanga byari ibiturisho 13 dusanduku 13 amaturo y'uburyo bugize butandukanye baratura Bibiri itwereka ko harimo abakire batura amafaranga menshi amafaranga nk'uko tubiza rutanwa iya 5 amadolari y'amapawundi iya 2 y'igihumbi iya 6 ibiceri nk'uko birutana n'icyo gihe amafaranga nagarabanije agaciro yarutanwa gate habaga ahari ay'izahabu ay'ifeza ay'imiringa abakire bazanye y'imiringa heza bayatwaraga mu dufuka umwe ashyiramo ariko babikora n'ubwibone yego kugira ngo babarebe kugira ngo bareke Yesu ko ari abakozi b'Imana Yesu ni Imana Yesu ni umwana w'Imana areba ibishwe ibiri mu mitima yacu Yesu arabibona wabeshya abantu ariko ntabwo wabeshya Imana Yesu arabitegereza abona uburyo barimo batura uburyo bari gukora icyo gikorwa abona atari ishyaka ry'umurimo ahubwo ari ubwibone bwuzuye ari ukwiyemera aba yabarangije yigizira umugore w'umukene niko twasomye atura amasenti 2 bihwanye n'ikunda rimwe ashyiramo Yesu abaramubonye ituro atanze rimukora ku mutima amina ituro atanze rinezeza Imana byaba bibabaje kuba twaratuye igihe kinini nta turo Imana yigeze ibona byaba binini bibabaje amaturo batanga yose Imana yagaya ishima umupfakazi utuye amasengero tutekereza ku buturo niba uje mu nzu y'Imana bagutekereze uyu munsi ndatura ngaha ubaze umutima wawe kuko ituro rinezeza Imana ni ituro rituranwe umutima ugize ute ukunze amen ubwo ntari kuvuga Bibiliya nyinshi muri hano Yesu arareba afata
ijambo. Yemwe abateraniye aha ngaha, mwumve babwire mwese mwatuye nabonye mwatuye ibyabasabutse. Dore umuntu utuye muri iri teraniro ni uyu mupfakazi wenyine. Atuye amakiriro icyari kumuramira, ariko mwese ibyo mwatuye se. Bakristu bene data, turi ku ijambo rivuga ngo twifuze gutanga ituro mu buryo bunezeza iki? Yesu amaze kubibona ahita yereka abamani ko nta kintu bagize ute bakoze. Twasomye ijambo ry'Imana, dusoma mu Itangiriro ibice bimwe guhera ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 7. Ntabwo Yesu yigeze akubaha amaturo. No mu isezerano rya kera gutura byahozeho. Ubwo abakurambere bacu, ndavuga Adamu na Eva, igihe babayeho cy'ubutungane babana n'Imana, baje gukomera Imana bumvira Satani amateka murayazi, babyara abana babiri, Kayini na Abeli. Umwe yari umuhinzi, yego, undi ari umukezi cyangwa se ari umututsi afite intama. Adamu na Eva bari baratoje abana babo, bababwiye uburyo babanye n'Imana, bababwiye uburyo Imana ariyo yaremye ibiri ku isi, bababwiye uburyo ari yo yabaremye. Bamaze gutandukana n'Imana, imaze kubakura muri Edeni, Kayini na Abeli, yego, bakoresha umutimanama. Igihe cyo gukoresha umutimanama cyabayeho. Umwe atekereza ku bihingwa ahinga azana amaturo imbere y'Imana, undi atekereza ku matungo yoroye. Bibiliya iratubwira ngo akazana uburisa bw'amatungo imbere y'Imana. Imana yita ku ituro rya Abeli kuruta ituro rya Kayini. Ariko Kayini arababara, ararakara. Imana iramusanga, iramubaza ati ni iki kiguteye kubabara? Aho kubabazwa n'icyaha kiri mu mutima we, ahubwo Kayini ababazwa n'iki? Nuko ituro rya Abeli rishimwe, ishyari. Imana iri kumugira inama, Imana irihangana, Imana iradukunda. Ariko impamvu Imana idukunda inihangana ni ukugira ngo none cyangwa ejo wihane nihane, tuboneke imbere y'Imana dufite ituro ritari kumugayo. Amen. Iramubaza ati mbese ubabajwe n'iki? Nukora ibyiza musemerwa. Imugira n'inama, nk'uko iri kutugira inama muri aka kanya. Nidukora ibyiza tugatura tuzererwa. Amen. None bene data, nababwiye ngo tubwizanye ukuri. Ubwo baturaga, Yesu yarebaga ibyo barimo batanga, yego, areba n'ibyo basigaranye, areba n'ibyo basize imuhira. Shatse kubabwira iki? Imana ntabwo ihishwa. Imana isi ibyo dutanze, imenya n'ibyo dusigaranye mu mufuka,
muhira. Amen. Niyo mpamvu rero twakwiye gutekereza none mbabazi hari ikibazo kigeze kuboneka mu iteraniro wakibaje sinamubabwira naho ariho sindahavuga, ariko ikibazo cyarabaswaga ngo ese gahunda zose zikozwe mu iteraniro Claude Yumva, gahunda zose zigakorwa mu iteraniro neza, yego tukabona dutashye abajyanama intambwe turisho yashyize hariya. Ikibazo cyarabaswaga ngo nibyo bazamura ikiganza abasaba mbese ko dutuye tutazi tudatuye. Natangajwe n'umuntu umwe uzi ukuntu yashubije, yarashubije ngo mbese ayo mahirwe twaba tuyakuye. Ngo ayo mahirwe abantu ntabwo dutura by'umuhango, ntabwo dutura ari umuhango turimo dukora. Gutura Imana birayinezeza, ariko reka twihute ari ijambo rije, reka turisome. Abaheburayo ibice muri hangana, Abaheburayo ibice avuga ngo kwizera uko kwatumye, ibice 12 na kimwe hanyuma dusomera kwizera niko kwatumye, umurongo wa 4, kwizera niko kwatumye Abeli, igice 11 umurongo wa 4, kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Yego, yandi magambo dukomeje ni nako kwamuhaye guhanwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Urumva haca akarongo uwo murongo wawushyize tekinisiye. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhanwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yagifite akivuga nubwo yagifite nubwo yapfuye. Amaso icyo nashatse kuvuga ni iki? Hari amaturo Imana ibona atari meza. Turi kujyana bene data, njyewe nagira ubuntu bwo kuba umudiyakoni, ndi na mwarimu w'abana batoya. Aba bana babiri ababyeyi babo babatoje no gutanga ituro neza. Bene data, imigani haravuga ngo 22:6, menyereza umwana inzira nziza akwiye kunyuramo, azahita asaza atarayivamo. Njyamara amaturo abana batanze, usibye ko n'abayitangaje ngo bayihereze ababyeyi babo. Iyo umwana amafaranga 20, ukamuha amafaranga 5 ngo ayazane mu nzu y'Imana, ubu uzi neza ko Imana ireba uyu mwana uri kumuroga, aho kugira umuhereze 5 muri iki gihugu atanabiki yagumanye. Nagira ubuntu bwo gukora ingendo shuri, nageze ahantu i Kigali abana batura 13,000, ngera ahantu batura 10,000
babyeyi ibintu mukora mwumva ari byo. Wagize ngo umwana umuha inoti ya 500 yayicumi, wagize ngo yayirira mu nzira azi ko ayishyiriye Imana. Babyeyi tugarukira, igiti kigororwa kikiri gito, nta bana nta torero, kuko Yesu yaravuze gushaka kuba mukuru amere nk'umwana muto. Dutoza abana bacu inzira nziza bakwiriye kunyuramo, bari muze mudufashe. Twari dufite amakorali abiri y'abana, imwe korona imaze kwita Gasinani na Bitirimu, dusigaranye Yayoni. Nabwo turababwira ngo muzane abana mu materaniro. Mwarimu w'abana nta hantu yageze umwana utamwohereje, niwe wo kubana umwanya munini. Imana idusange kandi twigishe. Ubu umwana amafaranga 25 n'ibindi uyiguranaye. Tureka abana, ndi umudiyakoni, njyambara amaturo. Iyo sanze ku giturisho igiceri cya 20 kw'abana bareganye iterano ry'abakuru, hari umwana w'abayakuru. Tubwizanye ukuri, rebo tubwizanye ukuri. Ukabona umuntu yakubisemo kositime, aratambutse ashyizemo. Ukabona n'ibishegeye ashyizemo igikongomani, sekandi twakomore agusize. Tureke Imana gusa. Ni kuvuga ntabwo kimwe cyangwa bito n'ibyo Imana ibumvisha. Tureke guha Imana ubusa, kuko ibyo dutunze natwe ubwacu ni ibyaha. Tureke gutinda. Muri abantu bumva, suko nta yandi magambo Imana yabasha kuduha ngo tubabwire, ariko ngira ijambo gihagarara kuri mibara bazaniye. Mureke dutoza abana bacu inzira nziza yo kubaha iki Imana. Kuri sente dutoza abana nka Mutangana akaba afite ba Mutangana bangahe ayimeteri yatoshe sente. Abazi gitari mu batoze gitari. Hari umweretse kubwira ati mufata abana, nimutabafata baraducika. Waba uzabahereze abo bahereze ngaho. Nitugira abana tuzaba dufite tumaini, nitutoza abana tuzaba dufite mesaje ihoraho, beteri ihoraho. Aba bose barebye muri Yayoni. Imana idusange kandi twigishe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Gutegeka kwa 2, ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye. Uko agize ute? Ibihwanye n'imigisha Imana yamuhaye. Urumva Imana itunaniza? Hari byinshi dukoresha tugapfusha ubusa tugiye gusenga. Hari byinshi dukoresha bikadusaba amafaranga menshi, ariko ugasanga Imana umwanya wo gutura n'uwo kubaha twawufese cyangwa twawutesheje iki agaciro. Imana idusange kandi twigisha. Tureke kuri Imana ubusa. Umuntu wese ataye ibihwanye no mu migisha Imana yagize ute yamuhaye. Imana ibatuye ntabwo igusaba ibyo udafite. Tumeze nk'abana
bahereza wabasaba bakakwima kandi aribo wagize ute wabahaye. Tugiye gusenga dusaba Imana iduhe ubushobozi bwo kwifuza gutanga ituro. Tureke kuriganya Imana. Uzi ko njyewe biba wenda wose nzi biba bikubaho, numva umutima ukumbwira ngo tangaye nkumva ati ibibazo ufite uratangaye uraturanye. Imana iri kubireba uburyo urwana n'umutima, ariko bitsinze byaje uri kuguza. Uzi ko ari igihe utanga sensa umutima uri kukubwira ngo wagomba gutanga 2 cyangwa 5. Abo twiteze kuganira nababwiye ukuntu hari akagirwamana kitwa ruhago. Rimwe twanana ari ku cyumweru ngiye kubona mbona umuhanda wuzuye, uwo mu makoro wuzuye. Muri Gisenyi hari habaye Chad ni irushanwa rya Afurika ry'amakipe ya Afurika ariko bari gukorera hano kuri stade. Murabyibutse? Wabyibutse? Claude inshuti yanjye niyo mpamvu ndi kuvuga ku mufuka. Kandi aha ngaha harimo abavuga umupira narawukinnye nanjye narawukina. Noneho menya ko hari kubera umupira umutima urambwira ati se nanjye kuva karanyarutse k'umupira kaje tudaba nekagiye ngufatira Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo na kositime ya muri stade ko dukoresha ibiterane abantu bagashinga ko nta bantu bangana n'icya Kongo yari yamanutse. Urabyibuka u Rwanda rwose rwamanutse. Fata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mugerera kuri stade, umuryango umwe hariya ni 5 hariya ni 10. Mbona ukuntu abantu bari gutanga 5 n'icumi. Ndavuga ati yewe amafaranga angana gutya ntuyicumi kandi ahe mu rusengero yatangiye kukagirwamana kitwa ndavuga oya ariko ndajya ariko nkibaza uburyo ndajyamo bikanyobera. Nigira inama yo guca ku muryango w'icyubahiro, ariko ntabwo isomo rikomeye. Nyamara nimushake mukunde Yesu kuko yaduhaye icyubahiro. Tugera no mu banyamahanga icyubahiro kikaza. Badaje ugeze ku muryango w'igiti yawe irihe ndababaza igiti ati hano ni 2 niba udafite igiti subirayo. Ndababwira ati rero njyewe nje hano muri stade nje kwiga, dukoresha ibiterane nta bantu bangana gutya tubona. Shaka kugira ibintu baje kuramya no guhimbaza aha ngaha. Shaka kwiga. Babarabwiye bandebye kurufite Bibiliya anyamara abakozi Imana nabo kubaho. Ibi bintu nimushake gusa tubigumemo. Ni ukuri nidushake tubigumemo. Umva bahita bama hari ibisore bazanye turimo kuganira kudupira tw'umukara bifite agatuza. Ubwo bahita banyicuza bajya kunyereka aho kwicara. Ndicara n'umunyacyubahiro banyereka handi imbere muri tribune cyubahiro ndicara. Umupira nawe ariko burya nyamara abanyacyubahiro nabo uzi ko hari ukuntu rero umupira mu cyubahiro uko ntabwo ukuntu ndazamura amaboko mbese ndayazamura mfite Bibiliya ko nta matiringi nazanye bose ndicara ndatuza ndeba umupira. Reka umupira wa mbere wavagamo n'icyo ndeba n'uwa kabiri
nibaza kunsura bari kubaza ntabwo wari wafatana kuri kwiga ndababwira ko ntiri kwiga ariko kandi kuko kugira ngo umurebe ikintu bashatse kubabwira ni tekereza ibihumbi 10 abantu bafata bagatanga bateguye iki umupira. Ubu dufite abakirisitu bajya muri beti kubetinga. Ujya utekereza ku mafaranga betinga nta n'ubwo twemerewe gukina urusidi bereda betinga urusidi ukabetinga ibihumbi bingahe nta utari washyira n'igihumbi mu giturire. Mureke dusobeze ahangaha ubwire wumva ntabwo bavunika tugiye gusenga. Ababembe 10 9 Yesu arabagaya ashima bagarutse gushima. Abaterakoni badufungurira imiryango yego abatuye mu rusengero uwatanze amasenge 2 Yesu aramushima agaya babandi batanze ibyagize ute byinshi. Imana itugirire neza. Umuntu wumva atsinzwe n'urubanza kuko ijambo nanjye naritekerejeho sanga iri jambo ngomba kurushaho kubyogora. Imana itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ninde wumva yahanuka tugasaba Imana ikaduha ubushobozi. Iyo udafite ubushobozi muri wowe ntabwo watanga uko ushoboye kuko nta bushobozi ufite. Gahini Imana ijya kumuhana yabanje kumugira inama we aho kubabazwa n'icyaha cye ahubwo ababazwa n'uko Imana itemeye ituro rye. Birakwiye ko tubanza kubabazwa n'ibyaha byacu. Amen. Twamara kubabazwa n'ibyaha byacu tugatanga ituro rituma twemerwa n'iki n'Imana. Ni bande bumva twahaguruka tugasenga. Reka dusabe umushumba aze gusenga Imana. Icyifuzo ni ukwifuza gutanga ituro mu buryo bunezeza iki Imana. Muri bibora Yesu ari hamwe natwe tuneshimike Yesu kukibaraka za Yesu nimuse tumukore tumutuzinga mwe mwagaza ngo tumuhiki ariko kujya mubikiriza indirimbo tumuhiki ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima bikore umwami Yesu. Amen. Amen. Tudatanze amaturo amakaro ntiyaboneka. Tudatanze amaturo rege yadukupira umuriro. Tudatanze amaturo aka kantu turimo turambikaho Bibiliya ntikaboneka. Tudatanze amaturo bafure mikorofone y'umuvugiramo ntabwo yabasha kuboneka. Tudatanze mixere ntabwo yaboneka. Amaturo agira umumaro mu nzu y'iki y'Imana kandi buri wese atanga uko ashoboye. Ntihazagire ibibazo yabuze icyo atanga uvuze ngo ntacyo utanga ntacyo ufite
ndumva twasenga, reka duhereze umushumba kugira ngo asengere iteraniro. Amen. Amen. Reke dusenge twahagaze kuko ndumva twese iri jambo hari aho ridukoze, kuko ni rya jambo Yesu yavuze ngo umuntu utiyanga ngo yikorere umusaraba we, umusaraba w'abantu kwikorera ngo narangiza akurikire uwo tazinjira mu bwami bwawe. Gutanga amaturo ruhande rw'umubiri rugaragara nko kwiyanga no kwigabaniriza no kwiyanga gatoya, ariko mu buryo bw'umwuka niko kwikunda, kuko dutanga ibyacu ari ibyo dufite n'iby'Uwiteka, kandi ahubwo umuntu atange uko ashoboye ibihwanye n'imigisha Imana yamuhaye. Ingorane ni ukubara imigisha, ingorane si ugutanga. Bara imigisha, utanga ingano n'imigisha yawe. Tukifuze gutanga ibinyuranye n'imigisha wahawe, ubu usanga uri kuwicuza Imana uti ngabanyiriza ku migisha, umpaye byinshi ndashobora. Reka dusenge uwihana muri iri sengesho yihane, ariko uw'Imana yahaye ubushobozi gutanga uko ishima, ayishimire cyane, ayibwire uti nkomereza amaboko, ntange ibihwanye n'izo wishimira, uzananishimire naje. Mana yacu turabishimiye, uvuganye natwe muri iri jambo, bihwanye n'imitima yacu ikeneye kugukorera, kugira ngo dusuzumireho, uturebereho ko tukwizera, turebereho ko tugukunda, uturebereho ko twigana urukundo rwawe, kuko wowe waradukunze uraduha, kandi natwe dusaba ko nitugukunda tuguha, tugutura, tuzana mu nzu yawe amaturo, tuzana mu nzu yawe ibyacumi kandi bishitse, kandi Imana uravuga ngo ubwo rugero dutangiraho ntimuzaduheraho, kandi ugakuba ukaducugusa ukadutsindanira bishikabwira iwacu. Mwami Mana yacu, turabe kumvira ijambo ryawe, hari aho ryatsinze, bananiwe gukora dushima, bananiwe gutanga wishimira. Mwami Mana yacu, turasenga ngo ubabarire, ariko numara kubabarira ubashoboze, kuko n'abandi dushaka ko batsindwa ngo basigaraho. Turashaka ngo Mwami ijambo ryawe ridutsinda, rinatureme, ituremere imbaraga, rituremere ubushobozi gutanga amaturo wishimira, azagaragara imbere yawe atazashya, azabatunganye, ayo tuzasarura nitutamusare. Girira neza ubwami wawe wanyuriyemo kugira ngo tuganirize uduhugure, wongere tugarure ku murongo nyawo, umuvugisha, kandi abumvise ijambo ryawe twese turifuza yuko udushoboza gukora dushima. Turakoze kutwumvira Mwami, mu izina rya Kristo Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengera abarwayi, n'undi ufite icyifuzo cyangwa se abafite ibyifuzo bitandukanye, mureke duhaguruke kuko turi imbere y'Imana. Umuntu ufite icyifuzo, umuntu wumva arwaye, tugire kwizera, hari Imana ishobora byose. Mana nziza, Mana ikomeye, uri Imana nyamana, ntawaje imbere yawe watahe atakubonye. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bigakomera, iyo utegetse biraba. Muri iri teraniro harimo abarwayi,
b'indwara z'uburyo butandukanye. Uri Imana ikiza, ndabakweretse kugira ngo muri aka kanya ururukire kubakiza. Uburwayi buhunge mu izina rya Yesu. Abafite ikibazo cy'umutwe, abafite ikibazo cy'umugongo, abafite ikibazo cyo mu nda, abo ndabasengeye kugira ngo ugire icyo ukora mu izina rya Yesu. Tukweretse abafite ibyifuzo by'uburyo butandukanye, turakwinjiza kugira ngo ugire icyo ukora. Amashimwe yongera aboneke mu nzu yawe, tubona abantu bavuga gukomera imirimo n'ibitangaza wakoze. Niyo mpamvu tubasengeye kugira ngo ururukire kubasubiza. Marayika wasuye Yakobo, ururutse urwego abamarayika barumanukeho, baza gufata ibyifuzo babizamura mu ijuru, bamanura ibisubizo. Ni gutyo tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dukomere Imana amashyi kandi dukomeho n'umwanya wo gushimira abayobozi batwemereye guhagarara imbere yanyu. Shimira namwe mwategeye ijambo ry'Imana amatwi, ndetse shimira n'umuntu wese wumva yaragize ishyaka ry'uko yadusebya kugira tubahagarara aha ngaha. Navuga ko Imana imugisha. Yesu aracyakora TV.